Hello VIP, muromeze neza. Uyu munsi turaza kuganira ku kintu gikomeye cyane. Turaza kuvugana ku kuntu ushobora kuinvestinga amafaranga yawe mu bintu byitwa stock market. Hama twige no kuinvestinga just muri rusange kugira ngo mubashe kumenya icyo ari cyo ukuntu umuntu ushobora gukoresha amafaranga kabyara ayandi. So muri video y'uyu munsi turaza kuganira kuri principles zo kuinvestinga, tunaganire icyo ari cyo kuinvestinga long term. Ni course, ni part ya course nakoze kuri stock market. Nimugumane nanjye, abagumana nanjye kugeza video irangiye, ndaza kubaha bonus y'ukuntu mushobora gufata iyi course, ndetse abantu 10 ba mbere turabaha 50% off. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Now Coach Gael. Muri iyo class cyane muri iyi chapitre nkunda kwita cyane kwita kuri investing mindset cyangwa se mindset ugomba kugira nk'umu investor. Ko abantu benshi ntibafite mindset y'umu investor. Abenshi iyo batekereje ku investinga bibaza ko ari nko kugambulinga cyangwa se kugena umuntu agakora nka tombora agashira amafaranga akabona amafaranga gutya. No, ku investinga si uko bimera. Ku investinga bigendera kuri izo principles eshanu nakuye ku mugabo w'umuhanga cyane witwa Salomo. So nuza principle ya mbere ni diversification cyangwa se ku diversifying. Ni byiza iyo investinga kushira ubutunzi bwawe cyangwa se amafaranga yawe mu bintu bitandukanye, ku buryo niyo industry imwe cyangwa se ahantu hamwe hahomba handi hazabe byibuze hazamutse bibashe ku balancing. Bikaba kandi bishoboka yuko diversifying mu bintu byose, yaba real estate, stock market ndetse n'ibindi. Principle ya kabiri no understanding ibyo ugiye kuinvestinga. Iki ni ikintu gikomeye. Abantu benshi investinga mu bintu batazi. Hari abantu bumva ati haje bitcoin, haje ibintu birimo amafaranga, kadushira amafaranga. Abantu bakihuta bashaka kuinvestinga ngo bakure amafaranga vuba mu kintu batumva. Niyo mpamvu dukoze iyi video ni class ni course kugira ngo mubashe understandinga neza stock market mbere yuko mutangira kuinvestinga, kuko ni biri ngombwa cyane ku understanding ibintu byo kuinvestinga. Principle ya gatatu no kuba patient, no kumenya yuko kuinvestinga ni long term, si ibintu bya vuba vuba. Nuvuga ngo niba ushaka ahantu washira amafaranga ugahita ukira mu minota 2 cyangwa se mu minsi 3, stock market ntabwo ari yawe. Ndetse no kuinvestinga si bya kuinvestinga iteka bifata patience, bifata umwanya munini, bifata kwitonda ukamenya yuko amafaranga atazaza vuba vuba. Si gambling, icyo si casino, ahubwo ni investment. Hanyuma rero principle ya kane ni ukutagira ubwoba. Ndabizi yuko naberetse ukuntu stock market izamuka ikamanuka, ariko ibyo ntibikwiye gutera ubwoba, ahubwo byakwiye kukwereka ukuntu imyaka 100 ishize stock market nubwo yaguye yarazamutse, ukamenya neza yuko singira ubwoba, ahubwo reka ntangire buhoro uko shoboye, ariko ntagira ubwoba bigatuma mba paralyzed. Hanyuma rero icya gatanu no kuba consistent. Muri investing ugomba kuba consistent, ugomba kugira discipline, ukavuga uti buri kwezi ngomba kuinvestinga ya mafaranga angana gutya. Ukamenya niba arangahe, niba ari 100 ugomba kuinvestinga buri kwezi, cyangwa se 200 cyangwa se 100 mu gihe ukibona sheke yawe, mu gihe ugihembwa ugakuraho amafaranga yawe ya mbere ukayashira muri investing. Ukashira ahantu ushobora kuvuga uti amafaranga nyashize muri investing aya n'ayanjye nyashize muri future, n'investishije muri future yanjye. Icyo ni ikintu gikomeye. Ikindi nacyo mugomba kumenya mu kuinvestinga ni emergency fund. Umuntu wese ugiye kumu investor agomba kubanza akagira icyo nakwita emergency fund. Emergency fund ni konte ufungura ugashira amafaranga byibuze azagutunga amezi 4 kugeza kuri 6 mu gihe ubuza akazi cyangwa se ubuze ikintu cyari cyo cyose. Mu yandi magambo ni gute umuntu calculatinga emergency fund? Tuvuge niba ufite rent, ibiryo, amafaranga yose
ukenera ku kwezi washizemo na essence na telefone biki byose ibihumbi 2,000, ni byiza gufata ugafungura konti ahantu nko muri money market account cyangwa se CDs. Izo nizo zikaba ari compte bloqué umuntu ashiramo byibuze zikatwinjiriza udufaranga duke buri mwaka muri bank, ugashiramo amafaranga azagutunga y'amezi 6. Nivuga ngo muri urwo rugero nabahaye nk'umuntu urya 2,000 ku kwezi, byibuze muri emergency fund yawe ukaba ufite 12,000. Icyo kintu ibintu bikora nuko iyo investment yawe iguye kivuga nka stock market ikagwa, icyo gihe ntuba forced yo kugurisha kubera ko nta mafaranga ufite, ahubwo urarindira kuba ufite amafaranga muri emergency fund, stock market ikongera igasubira hejuru. Nicyo kibazo rero abantu benshi bavesisinga cyane nta emergency fund bafite, ugasanga iyo stock market iguye bibaye ngombwa ko bakura amafaranga market yaraguye. So iki ni ikintu gikomeye. Noneho kuri case y'umugore n'umugabo, icyo gihe umugore yafite akazi n'umugabo afite akazi, ni byiza at least ko muri emergency fund yawe babigize bafitemo amezi 3 ya expenses zawe. Tuvuge ngo niba umuryango musohora nk'ibihumbi nka 4 ku kwezi, harimo ibintu byose, byibuze ni mufate emergency fund mushiremo ibihumbi 12 mubishira ahantu mudakoraho. Iyo ngibe emergency fund, hanyuma noneho mutangire ku investinga mu bindi bintu, kuko aya mafaranga iyo habaye ikibazo niyo abagoboka, bigatuma mudakora muri investment zanyu igihe kitaragera, cyangwa se muri investment zanyu mu gihe wenda isoko ya market cyangwa se isoko rya economy riri hasi, bigatuma muhomba bitari ngombwa. Nk'urugero nka murabizi ko habaye crisis mu kwezi kwa 3 ya coronavirus muri 2020. Nk'umuntu wabuze akazi mu kwezi kwa 3, byibuze uyu muntu ariko atarafite emergency fund, ariko yari afite nk'amafaranga muri stock market y'ibihumbi 5 cyangwa se 10,000, urumva uyu muntu adataba force yo kugira ngo agurishe amafaranga afite muri stock market kugira ngo abashe kubaho. Icyo gihe rero ibaze nko mu kwezi kwa 3 kwa 2, abantu bari bafite nk'ibihumbi 10 muri stock market, byari byahombye 50%, byari biri nka 5. Ibaze rero uyu muntu abuza akazi, cyangwa se umugore n'umugabo babuza akazi, hanyuma bibaye ngombwa yuko bagurisha kandi bakanagurisha stock yaguye, ugasanga amafaranga 10,000 yabo abaye 5,000, bakayemo 5 akaba ari byo babaho. Niyo mpamvu ari byiza kugira emergency fund, ko nk'umuntu wabuze akazi ariko afite emergency fund, icyo gihe arabanza akoresha emergency fund ye igihe cy'amezi 6, kuko stock market irongera igasubira hejuru. Niyo mpamvu emergency fund ari ngombwa cyane, kuko ituma udakura amafaranga muri investment yawe wenda market. Imbaraga rero ziri mu kuinvestinga muri stock market long term, kuko icyo gihe ufunguka investinga muri stock market long term, yaba mu index fund nkuko nza kubibereka, cyangwa se mu zindi mutual funds. Icyo gihe amafaranga yawe aba ahura n'ibintu byitwa compound interest. Mu yandi magambo, amafaranga yawe ari kuba cyane ku ma intérêt, bigatuma amafaranga yawe aba menshi over time. Rero ikindi kintu ngiye kubereka imbaraga zo kuinvestinga muri stock market long term, mbere ukuntu amafaranga yanyu yikuba iyo ahuye n'ibitangaza bya compound interest, cyangwa se uburyo intérêt zikora muri stock market. Nko muri urugero, reka nze mbereke nk'umuntu ukiri muto utangiye kuinvestinga akiri muto, agahera ku 5,000 akainvestinga imyaka 40, kandi ibi ni ibintu bishoboka cyane cyane iyo utangiye ufite mu myaka 20, hanyuma ukashira amadolari 300 buri kwezi. Aya ni amafaranga umuntu wese ashobora kubona hano muri Amerika, kandi cyane tuyata mu bintu nk'ama restaurant ndetse n'ibindi byose. Sino kuvuga ngo aha nashize na setinze interest kuri ku 8%, nkuko nababwiye yuko stock market averaging hagati y'8 n'10, ariko muri urugero nagendeye kuri intérêt yo hasi y'8%. Tuvuga ngo umurebye uyu muntu mu myaka 40 azaba ari umumillionaire. Uyu muntu azaritaringa ari umumillionaire afite imiliyoni kuri konti y'ibihumbi 81. None nagira ngo mbereke hano ibanga muri stock market. Ni muri uyu muntu agaciro kazaba kageze kuri 1 million y'amafaranga afite, ariko reba amafaranga yashizemo ibihumbi 149. Ibihumbi 149 bye byahindutse imiliyoni irenga
muri icyo gihe cyose. Ni ukuvuga ngo ni uko abantu baba aba millionaire bakoresheje stock market. Ikindi nacyo ishobora kubereka no nko ku rugendo rw'umugore n'umugabo, tuvuge umugore n'umugabo bose bakora hano muri Amerika bagafungura, tuvuge byibuze bagashiramo nk'amadolari umwe wese 250 buri kwezi, bagashira amadolari 500 buri gihe muri stock market buri kwezi. Icyo gihe urebye tuvuge nko mu myaka 35 iyi kapo izaritaringa ifite amafaranga agera ku miliyoni n'ijana mu gihe cy'imyaka 35. Ikindi nacyo murebe neza, reba amafaranga bashizemo ibihumbi 215, ariko ibihumbi 215 byabo byahindutse miliyoni n'ijana mu gihe cy'imyaka 35. Kandi ushizemo gusa desa 50 ku mugore n'umugabo, aya ni amafaranga hano muri Amerika abantu bapfusha ubusa ku bintu byinshi. So izo ni imbaraga zo kwinvestinga long term muri stock market. Nkuko nababwiye, mubonye ko ako just karaga honjo kiyo class nakoze kuri stock market. Mwiza ibintu byinshi birimo ukuntu wakwinvestinga n'ibintu ugomba gukora kugira ngo witegure kwinvestinga. So iyi class rero abashaka yose ni class y'amasaha 4, mushobora kwisanga kuri www.gaelkaromba.com, mukamwafata iyi course mukamwayifata, ni course ufata iyo umaze kuriha iyo fee urayigumana forever. Ushobora kuzagira imishuro nyinshi zose ushaka, hanyuma ukabasha kumenya byose. Icyo tuvuga mu bikurikira, tuvugana n'ukuntu ufungura account, ukuntu utangira kugura ama stocks, ukuntu utangira kugura ama index funds, hanyuma ugatangira gukuza yo portfolio gutyo, ukuntu wafungura college fund z'abantu, ukuntu wakora retirement accounts. Ibyo bintu byose ku bantu bari muri base cyane muri Amerika no muri Canada, iyi course ni course yanyu. Hanyuma rero ikindi kintu ngomba kubabwira VIP, abantu 10 nkuko nababwiye 10 ba mbere barusha gufata iyi course, uyu munsi turabaha a special offer. Please mu reaching out kuri comments cyangwa se no kuri VI no kuri WhatsApp number. So navuga ngo rero VIP nkuko bari mubizi, ngiye kubasigira video, murebe iyi video nakoze kuri stock market, hama ni video nakoze ku shoko investinga mu company yose akomeye cyarimwe, nigishe kuri index fund. So bye bye, God bless, ndabakunda na utaha.